nta icyubahiro urera urakiranuka uri uwiteka kandi uri imfura Imana nihabwa icyubahiro. Uyu mwanya wabanye natwe kuva dutangiye aya materaniro aho tugeze uyu mwanya nabwo nishimwe ryawe Mana nushimwe uhabwa icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe rizura kandi rikondera gutanga ubuzima. Tukweretse umugaragu wawe ugiye kunyuzamo ibyanditswe byera. Turagushimiye kugira ngo kuko wamutoranije kugira ngo wemere kumukoresha imitima ya benshi ihembukire muri iri teraniro. Turagusabye iri jambo nawe rimugireho imbaraga, nawe rimukorere mu izina rya Yesu Kristo. Kandi data wa twese mwiza, imitima igiye kuryakira Imana irushaho kuyitunganya kugira ngo iri jambo turibike nitugera mu gihe cy'amakuba ndetse no mu gihe cy'umwuma. Iri jambo rizadukorere mu izina rya Yesu Kristo kuko ari ijambo ritanga impinduka. Nyemera cyane muri uyu mwanya rero duteze amatwi kandi turasamye kugira ngo Imana iduhaze muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Data wa twese mwiza, urusheho kutweza no kudutunganya kugira ngo twakire mwami ibyawe bivuye kuri we kugira ngo turusheho kukuramya no kuguhimbaza kandi turi abantu bashyitse ku kigero kizima kubera ko twemeye gufata icyemezo mu izina rya Yesu Kristo bana natwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndongenda basuhuje kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngewe tuvugana ni Aniseti niyo mugabo. Duhaye ikaze abantu muje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Kandi ndabasabye ntimugende mudakoze subscribe kugira ngo n'ikindi gihe mujye mubona notification z'ijambo ry'Imana tuba twashyizeho ku ijwi ry'umukanguzi. Uyu ni umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ibitekerezo by'Imana. Narababwiye iyo dusoma Bibiliya, ibyanditswe byera ni imvugo y'Imana ituje, imvugo y'Imana ituje. Ikindi tugomba kumenya, ijambo ryumvwa n'ubwenge hanyuma ijwi rikumvwa n'amatwi. Iki kintu nkibabwira kenshi, ubu ni ukuvuga ngo nkomya amashyi mwese mwakumva, ariko mu by'ukuri ubwenge ntacyo buba bwumvishe, ntabwo buba bwumvishe ijambo. Uhonze ku cyuma abantu bakumva, icyo cyumva ni iki rero? Ni amatwi yumvise urusaku, ariko mvuze ubwonko bwakumva. Rero ubwo ijambo ry'Imana ryumvwa n'ubwenge, ryumvwa n'ibitekerezo, reka tube hamwe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Bibiliya nta yindi nshyashya iraza, turacyasoma Bibiliya n'ubundi imwe. Iri jambo birashoboka ko warisomye mu kanya kashize, birashoboka ko ejo bari gusomeye, ariko untize umwanya turiganireho. Untize umwanya turiganireho, ni umwanya mutoya. Reka dusome, ni igitabo cya kabiri cy'Abami, muri kuhabona muri screen zanyu. Muri ibi bitabo, iki gitabo nicyo nakunze kubwirizaho cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami nabwirijeho cyane, n'igitabo cya mbere cy'Abami nakunze kuvuga ku nkuru za Eliya, ariko naho reka twongere tuhavugeho. Ijambo ry'Imana ni rishya, ndabizi ko turi bugubwe neza. Igitabo cya kabiri cy'Abami, umurongo waho, igice cya 6, umurongo waho wa mbere gusoza n'uwa 7. Haravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti, twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Arabasubiza ati yendaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi, arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. 6, uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, aherako atema igiti,
ayitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko arayisingira. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Iri jambo turiganira, narababwiye abasomyi ba Bibiliya, iyo Bibiliya ivuze ngo ibyo bishize, usubira inyuma ukabisoma ukamenya ni ibiki. Bibiliya ivuze ngo hanyuma y'ibyo, subira inyuma wongere ubisome. Ivuze ngo bukeye, banza urebe icyari cyabaye. Uyu ni umunsi Elisa yari yaraye akijije igihugu. Abantu benshi bazi ngo hakize Namani ibibembe gusa, ariko burya si Namani wakize wenyine, hakize n'igihugu cya Isirayeli. Imana iduha abahanuzi mu gihugu bakiza abantu, hagakiriramo n'igihugu. Kuko amapfa mu gihugu, hari abahanuzi bajya bacyaha, hari abategeka, hari abasenga, Imana ikabumvira. Iduhe bene abo. Namani ni umugaba w'ingabo za Siriya wasengaga ibigirwamana, icyitwa Rimoni na Moleki. Bibiliya iravuga ngo Imana yajyaga imwiheshereza mw'intsinzi. Kubera iki Bibiliya yavuze gutyo? Ntabwo ari uko Imana yafatikanyaga n'abanzi ba Isirayeli, ahubwo nuko Ahaba agiye gutera atavuganye n'Uwiteka igihe bamuhanuriraga bakamubwira ngo ntuzagaruka. Bibiliya iravuga ngo umusirikare arafora umwambi apfa kurasa. Uyu wapfuye kurasa ni Namani. Umwambi we uragenda ukubita mu cyico cya Ahabu, avira mu igaragera ubwo apfa. Aho niho hatumye Bibiliya ivuga ngo Imana yihesherezaga intsinzi muri Namani. Ariko kandi aza kwandura indwara kavukire. Ibibembe ntabwo byari indwara imujeho, yari indwara muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati. Yari indwara barwaraga ifata uruhu ikagera ku gihe ikamunga amagufwa, kuko herediteri n'ubundi abantu barayivukana, ikagenda ikaba karande. Afatwa n'ubu burwayi ariko ari umurashi. Afatwa n'ubu burwayi afite taktike z'urugamba. Afatwa n'ubu burwayi ari umuhanga utegura. Ndagira ngo munyumve mwitonze, nababwiye iri jambo si ubwa mbere turibasomeye, ariko ndabizi ko ari rishya mu matwi yawe uyu munsi. Afatwa n'uburwayi bw'ikibembe yambara imyenda ya generali. Afatwa n'ubu burwayi, ayobora urugamba rwo kubohoza abanyagihugu b'Abisirayeli bajyaga muri Koroni. Arabatwara, atwaramwe akana k'agakobwa, kamugeza imbere karamubwira ngo ni ikizira gukorera ababembe. Bene data, muri iri teraniro Imana igukiza ababembe. Imana igukiza ababembe bagutegeka kubeshya, bagutegeka gukora ibyaha kugira ngo ubone indamu. Hari igihe Satani ajya duha ibisa n'iby'Imana yavuganye natwe, tukagira ngo tubonye ibisubizo, kandi mu by'ukuri wageze mu matware y'ababembe. Umwana w'umukobwa aramwati nubwo wanyaze ariko iwacu hari umuntu w'Imana. Nubwo wanyaze ariko iwacu hari umuntu w'Imana, wagenda akakuvura ibibembe. Namani yandikira umwami. Birumvikana nka generali yanyuze muri protokole nk'uko ziteganyijwe. Icya kabiri, aherukayo yarabanyaze, inkuru ya Namani iracyari mu gihugu. Icya gatatu, abanyazwe bavuye muri Isirayeli birazwi ko bagiye. Igihugu banyazemo ntabwo kiratuza, kiracyafite igishika. Baracyavuga bati aratunyaze. Ndavugana n'umuntu uri muri iri teraniro, ni mu nyumve. Banyaze abantu baragenda ariko ntibanyaga Imana. Hari abantu turi kumwe muri iri teraniro muheruka kubura amaboko. Bamwe babavaho, igishoro kiragenda, urugo rurasenyuka, umugabo aradivorsa. Ndagira ngo mvugane nawe, bijya bishoboka kubura amaboko umuntu ukamushingura. Hari n'igihe ubura amaboko umuntu agihari, hanyuma kubura amaboko y'umuntu ugihari byo bitera n'umubabaro, kuko ya maboko wabuze asubira inyuma akagusenya, kuko abazi weakness side yawe.
ariko ndavugana nawe ngo hagiye abantu, gumana Imana. Ndagira ngo mvugane nawe ngo hanyazwe ibintu, gumana Imana. Ndagira ngo mvugane nawe ngo telefoni barazisibye, ariko mu gitabo cy'ubugingo komeza ube nominated. Ndavugana n'umuntu uri muri iri teraniro, igihombo kijya kibaho tukabura ibintu, ariko gumana Imana. Mwana w'umukobwa arambwira ati nibyo mwaratunyaze, ariko Imana ntimwigeze muyijyana. Imana ishimwe. Nibyo ubuza akazi, ariko kubana kwawe n'Imana biratunganye, ntibikemangwaho, nta kibazo. Umwana w'umukobwa aramubwira ngo iwacu haracyari umuntu w'Imana. Nababwiye ngo iri jambo uraryumva nk'aho ari rishya mu izina rya Yesu. Uyu munsi hari abantu mwaburanye nabo, hari abantu bataguheruka, hari n'abantu batakuzi. Noneho mu gihugu cy'ubunyage izina ryawe rimenyekaneyo, mu gihugu cyanyaze mu maboko y'abanyabutware yumva ntacyo yaragukeneyeho, izina ryawe rimenyekaneyo. Ntabwo mbizi umuntu ndi kuvugana nawe, ndumva abantu batarabyumva. Ndagira ngo mvugane nawe iki. Niki cyatumye Daniyeli atona ku mwami? Yaravuze ngo, yaramubwiye ngo numvise bakuvuga. Salomo yanditse ijambo aravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Bene data bakundwa, nkwatuyeho umuntu kuvuga neza bitera abakomeye kugaruka bikubita imbere yabo. Imana ishimwe. Turi kumwe n'umukobwa bamwita Georgette, Imana iguha umugisha. Ni umwana w'umukobwa wasenze Imana, anitwara nk'abayo, nk'abantu bakwiriye Imana. Akomeza gukizwa, arinda ibyo gukiranuka. Imana data wa twese iramubwira ati njyewe ndi Imana yawe. Ibimubwira ari ahitwaga muri Petit Sinayi mu rutare mu Bugarama. Iramubwira ngo ndi Imana yawe, nzakugirira neza numba hafi. Ibimubwira afite imyaka 28. Isezerano riragenda rikubita 12. Ubwo murumva yagize 40. Arangije yibonera akazi, abona akazi, ajya gukora ahantu, akazi ko mu rugo. Kwiga biranga, diploma arayimanika, yari afite diplome universite biranga, aragenda arasuspanda. Hanyuma atekereza ko azasubira kwiga, nabwo biranga, aragenda yikorera akazi ko mu rugo, arasenga. Imana data ifata umuryango yakoreraga akazi ko mu rugo, bajya kwivuza. Umugabo agezeyo biranga, baramwimura baramujyana. Ageze mu kindi gihugu, sinzi uko byagenze, sinzi nuko bigenda, abona ubwene gihugu bwaho, arahaguma arahatura. Iri jambo nababwiye, Imana data igukoreremo, ubwenge bwawe bwumva ijambo ry'Imana. Bakundwa, mu gihugu cy'ubunyage hari abantu Imana ijya yemera kugira ngo baba bami bakunyagire. Hari abantu yemera ko baba batware kugira ngo bakugeze ku ntebe runaka. Bakundwa abanyamasezerano, ntimukarwanya abakomeye, kuko gukomera kwanyu Imana ibinyuza mu kumenyana kuri bo. Georgette aza gukomeza gusenga. Imana iramubwira ati rero cya gihe cyawe kirageze. Arambuka ajya muri Amerika, n'ubundi agiye nk'ugiye gukorera aba bantu. Agezeyo arambagizwa n'umuntu wari uriyo utoroshye. Yavuzwe nande rero? Yavuzwe n'umurwayi, uwari urwaye. Baramusuye, famiye iramusura, arangije kuganira ikindi kiganiro biranga. Ese ubu muri kunyumva muri iri teraniro? Kuganira ikindi kiganiro biranga. Aterura ikiganiro cy'umukobwa witwa Georgette w'umukirisitu usenga, weretswe, amubwira uko bizagenda, amubwira aho azasazira, uko ari kumuvuga. Umusore uti uwo niwe nasenze, uwo niwe nasabye Imana. Kugeza ubwo umukobwa yagiye mu gihugu, agezeyo ntiyamaze amezi 2, mariage iraba. Uyu munsi ni umutwarekazi, akikiye umwana. Imana ishimwe, akikiye umwana. Yigeze adusanga ahitwa i Kamembe, aza ndamwibuka rwose 100%, afite utudimu
afite utudimu, yari yashoye indimu abura umukiriya. Intebo y'indimu yayizanye inyuma y'icyumba cy'amasengesho kwa Idi, harya inyuma hitwaga kwa Jani, amena indimu arazimena. Ibicuruzwa nta mari, amashuri yari nta mari, igihagararo yari nta mari. Ariko mu gihugu cy'ubunyage, impamvu mbise ubunyage, uwagiye kwivuza ntabwo muri we yari agiye kwivuza indwara, ariko muri destination y'Imana yari agiye kuvuga Jorojete ku muntu utari buzahure nawe. Bakundwa, uyu mwanya izina ryawe ndaryamamaje. Hari umushinga ukeneye umukozi nkawe, hari umuntu Imana igomba kuguhuza nawe. Ndabivuga nihuta kuko sinshaka gutinda. Uyu mugoroba, iki gicamunsi, hari n'uri kutwumva ari nibature, ndagusengeye dosiye yawe yuburwe, izina ryawe rimenywe, Elosani Ehoria Manima Ndisa Edra, aho batakuzi bakubwirwe n'abakumenye batagize icyo bakumarira. Imana ishimwe. Bakubwirwe n'abakuzi batageze bagutekerezaho ibyiza, kandi niyo bakuvuga batazi icyo bari gukora, ariko izina ryawe ndaritumbagije, ugira ahandi hantu umenyekana. Ubu hari undi muntu ukeneye kukumenya mu buzima, ukeneye undi muntu. Abisiraheli ntacyo bari batwaye Imana kuba muri koroni, bari bategereje imyaka 70, 400 n'ingahe kugira ngo irangire. Abari muri Babuloni bari bategereje 70, ariko Imana ntiyari kubakura itabahaye Mose. Muri iri teraniro Imana iguha umunyamaboko ugukura ku cyicira kugeze ku kindi, kugira ngo uve mu bukobwa nuko Imana iguha umusore ugukwiriye, kugira ngo uve mu busore nuko iguha umugore, kugira ngo ube umugore muzima nuko iguha umugabo nyawe, kugira ngo ukore nuko uhura n'iseta yawe, kugira ngo wige nuko uhura n'umwarimu muzima, kugira ngo Imana Data uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu wawe ukwiriye. Umukobwa abwira Namani ngo iwacu hari umuntu w'Imana. Mpamagaye abantu barorongotaniye kuri social media, Imana ibamenyeshe ku ijwi ry'umukanguzi. Abantu bareba ibintu bitagira umumaro, Imana ibamenyeshe iby'ijambo ry'Imana. Uyu munsi bamenye ijwi ry'umukanguzi. Uyu munsi izina ryawe rimenywe n'abakoresha ushaka ko mukorana. Imana ishimwe. Amen. Bene data, hari igihe Dawidi ajya yibuka Obededomu atari impuha mugiriye, ariko biri mu mugambi w'Imana. Ntabwo nzi umuntu turi kuvugana, ariko ndabisubiramo. Dawidi ajya yibuka Obededomu. Dawidi kwibuka Obededomu yamwibutsa avuga ngo ninde wacumbikira isanduka y'Uwiteka. Niburi gatindi wabo ibica, ariko itisha biwanjye. Ndavugana nawe ngo ntabwo nitaye ku gituma bakwibuka, ariko izina ryawe rimenyekane mu gihugu cy'ubunyage. Nimusome Bibiliya, ni iki cyakijije Yeremiya amakuba y'intambara mu gihe cy'ifatwa rya Yerusalemu. Yibukijwe n'umugabo wasomye igitabo, yibutse uwitwa Nebuzaradini asanze Yeremiya mu nzu y'imbohe. Umva icyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo bafashe inyonga mu gikari cy'inzu y'imbohe. Sirivupure, ni inyonga ziri ibwami. Nk'ibi bishwambagara ibwami bihakora iki? Imyenda ishaje ibwami irahakora iki? Ariko ngo bageze muri icyo gikari basangamo ibyenda bishaje, ngo n'ikiziriko gishyashya. Ishumi ryari rishyashya, ikamba yari nshya, ikiziriko cyari gishyashya, ariko hari imyenda ishaje. Bumva umugabo wavuze iby'ifatwa rya Yerusalemu. Yerusalemu ntiyigeze yibuka Yeremiya. Yerusalemu ntiyibutse uwo yafunze. Ariko nyamara abanzi ba Yerusalemu bageze i Yerusalemu basanze uwahanuye ko izafatwa. Baravuga ngo aboheye hano. Bafata imyenda y'ibwami ishaje, barayimuterera, baramubwira ngo yibanze mu maha, mu kwaha. Baramuterera, baramubwira ngo shyiramo n'ikiziriko. Iyi myenda ishaje irakora ikibwami. Imana Data ijya ibika ibishaje ahantu kugira ngo ikurinde inkovu. Baramubwiye ngo yibanze mu maha kugira ngo ishumi ritakurya, ikiziriko kitakurya. Hari igihe Imana ijya ibanza ibyenda bishaje by'ibwami
bakakwibuka rimwe ntibongere kukwibuka. Ariko ndavugana nawe iri jambo, izina ryawe ryongere ryibukwe. Yeremiya bamukuye mu rwobo, umva icyo batuye. Baramubwiye ngo igihugu cyose kiri imbere yawe. Baramubwiye ngo aho ubona hakubonereye ariho ujya. Umugabo ntiyafashe umwanzuro wo kwirukanka, yasubiye inyuma abika isanduka y'Uwiteka. Stili nawe ntibaza aho isanduka y'Imana ibitse. Ni Yeremiya wayihishe. Imana igutere kwibukwa niyo baba batakugendereye kukugirira ibyiza, ariko Imana itume bakwibuka. Dore ikintu gitangaje, Yosefu yari guhera mu nzu y'imbohe, ariko kandi Imana irotesheje umwami kugira ngo bamwe bafungurwe bibuke Yosefu. Yarababwiye ngo nimufungurwa muzagire mute, muzanyibuke. Iki kirere ngitegetse mu izina rya Yesu. Ubwenge bw'abantu bakuzi n'abatakuzi, abamenya n'iseti n'abataramumenye, umugisha uri mu kumenyekana Imana iwutange. Toresini ehoriya, ndaca imipaka n'imigozi ituma utamenyekana. Reka nkubwire, uzi gukora neza, uri n'inyangamugayo, ariko wabuze akazi. Jene kwizera, uzi gufirima, uri inyangamugayo, uri na punctuate. Imana rero imenyekanishe jene kwizera. Imana ishimwe, haleluya. Imumenyekanishe kandi mugeze kure. Imana ikumenyekanishe. Amen. Bene da, kumenyekana ni icyubahiro. Ni ukuri. Kumenyekana kandi Imana ikumenyekanishe neza. Baravuga ngo iwacu hariyo umuntu w'Imana. Amen. Hariyo umuntu w'Imana. Hariyo umuntu w'Imana. Tado sini eni mahoriya. Hariyo umuntu w'Imana. Izina ryawe turikuye aho ryahishwe. Isura yawe tuyikuye aho yahishwe. Ntabwo ndi buze kurambirana, ariko reka iki nkikubwire. Niki gitumye uhora mu ruzerero rwa fiyansaye? Nuko wawe atarakumenya. Ntabwo arakumenya. Niki gitumye bakuvuga nabi buri gihe uwo mubana nawe akinjira muri ya mudu? Ntabwo arakumenya. Agarakumenya. Niki gituma yumva yashaka undi? Ntabwo akuzi. Imana iguhe kumenyekana. Nukuri. Mana we, haleluya. Isezerano ryawe rikumenye. Nukuri. Umugisha wawe ukumenye. Igihe cyawe kikumenye. Iby'Imana yakuvuzeho bikumenye. Kandi uwera wa Isiraheli aguhe kumenyekana. Haleluya. Amafaranga yawe akumenye. Nimero de telefone yawe yongere imenyekane. Account number yawe yongere imenyekane. Mana we. Umukobwa aravuga ngo hari umuntu w'Imana. Ntabwo ntindaho ngaho, yandikira umwami. Bamubwiye umuntu w'Imana, arangije yandikira umwami. Ntabwo yandikiye uwo bavuze. Ariko uzo tumesaje turi kucicikana kuri telefone tujya iw'abandi tukayoba. Uza abantu bari kubitsa amafaranga kuri banki Imana yarayagusezeranyije. Bene data, ibyo wabuze biburiye mu biganza by'abandi. Ubu abantu bari kwirwa bavuga ngo hariho ubukene. Impamvu buriho nuko byirunze igice kimwe. Byirunze igice kimwe. Ndagira ngo mvugane namwe kuri Nyamaha bacuguse. Ntabwo aka kantu mukazi, uburyo abantu bajyaga kugura ifu cyangwa se umuceri muri Kigozi kugira ngo bitagira uruhande rumwe bagacugusa, akayunguruza kugira ngo gatanga ubugari bagacugusa. Bene da, icyo bita gusheba. Ibiganza by'Imana bishungure, ibyahagamye w'abandi bimanuke, ibyayobye bigere mu kiganza cya nyirabyo. Nibigere mu kiganza cyanjye mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwami abonye urwandiko rutarurwe ashishimura imyambaro. Ubu hari abafiyanse bari gutongana kuko atari ababo. Ntibazabana, nta mahoro bafitanye. Hari ingo zitabanye neza. Hari abantu bacuruzanya bari gukorana nabi. Hari umukozi na mabuja batari kuvuga rumwe. Hari umukoresha waburiye amahoro muri entreprise runaka. Ntabwo ari. Hari ahantu umuntu agera akahaburira amahoro. Hari karitsiye umuntu atonganiramo. Muzarebe ibyabaye kuri Isaka afukura amaribase yarapfuye. Baratonganye irinde baratongana. Bigeraho agenda yita izina Sitina Eseki, arangije agera kuri Rehoboti.
aravuga ngo noneho haragutse, ntangiye kwigenga. Imana irinde intonganya intambwe z'ibirenge byawe, imirimo y'amaboko yawe, inzozi zawe, urubyaro rwawe, iterambere ryawe, ibitekerezo byawe, imishinga yawe. Imana ibirinde intonganya. Haleluya. Mana we ushimwe. Umwami ashishimura imyambaro. Elisa ngo abyumve, aravuga ngo uwo muntu w'Imana nimumunyoherereze. Bikore mu buryo bw'umwuka, kora iyo geste mu buryo bw'umwuka. Hari abantu ukeneye mu buzima bayobeye iw'abandi. Bikore mu buryo bw'umwuka, uvuge ngo Mana banyoboreho. Hari umugisha wawe wayoboye ahandi, Imana iwukuyoboreho, Imana ikumenyekanisha mu izina rya Yesu Kristo. Elisa aravuga ngo uwo ninjye akeneye, ninjye akwiriye, munyoboreho. Imana ihindura icyerekezo cy'ibyo watandukanye nabyo, yongere ibihe icyerekezo cyawe, yongere ibihe destination mu izina rya Yesu. Namani baramubwira ngo wayobye, manuka. Umuntu washakaga atuye i Samariya. Imana itangaze agasozi utuyeho, itangaze inzu ubamo, itangaze aho ukorera, itangaze table ukoreraho, itangaze office yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana imenyekanisha aho uri. Amen. Elisa hageze basanga ari confida. Namani hagera Elisa ari confida, yifitiye icyizere. Ntabwo ibyo waburanye nabyo kubibona bisobanuye kuba umugaragu wabyo. Ntibivuze ngo cogorera imbere yabyo, ntibivuze ngo cike intege, ntibivuze ngo Satani abikuyoboreshe. No, uri umutware w'ibyabuze, bitegeka nk'ibimaze iminsi bidahari mu izina rya Yesu Kristo. Elisa aravuga ngo nta mpamvu yo guhura nawe, jya kwibira muri Yorodani karindwi. Ndavugana nawe ko Yorodani nta muti igira. Umuti ni ijambo ry'umuhanuzi. Ubuzima bwawe bwari bushaririwe, ibihe wari urimo byari bishaririwe, ariko natuye impinduka mu mibereho yawe. Amaraso yawe nyatuyeho impinduka mu izina rya Yesu. Yorodani nta muti igira. Yorodani isanzwe idakiza. Yorodani ikijije kubera ijambo ry'umuhanuzi. Ibihurimo byatuyeho imbaraga za Kristo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Aka kantu ka Yorodani murakumva? Yego. Babwira Namani baramubwira ngo ibira karindwi muri Yorodani. Buracya rero. Bukeye abana b'abahanuzi bamenya ko umugabo witwa Gehazi, nababwiye ngo iri jambo muraryumva ririshya. Umugabo witwa Gehazi yakurikiye Namani, ibibembe byagiye kuri Yorodani birazamuka bimuzaho. None kandi abo bana b'abahanuzi barashaka igiti kuri Yorodani, kandi Yorodani yarayisigajweyo ibibembe. Barangije aravuga ati rero turashaka kubaka, kandi aho tujya abantu barahandurira, abantu barahahumanira. Gehazi yahahumaniye, ariko Namani yahakiriye. Baravuga ngo uhakiriza rero, uhakorera bagakira. Ntabwo tujyayo tumusize. Ariko ndanezerewe. Amen. Uhakorera, uwategetse kuri Yorodani, ntabwo tugenda tutamurebye. Baramwandikira mwati databusha, twebwe nk'itsinda ry'abana b'abahanuzi, twebwe nk'itsinda ry'abakanguzi, aho tuba hatubereye hatoya, aho tuba hatubereye hato. Ku ijwi ry'umukanguzi mwami hatubereye hato, nta studio, nta keyboard, machine, hatubereye hato. Aho tuba hatubereye hato. Sinzi mu nzozi zawe uko hangana, ntabwo nzi kwaguka kw'imishinga uri gukora, ariko hari abantu bagize igitekerezo cyo kwagura aho bakorera. Hatubereye hato. Ku mufuka ni hato, uburyo butuma abana bacu biga ku bigo bibi. Hatubereye hato, uburyo butuma dusaba n'uwo twimye. Hatubereye hato, uburyo butuma tuzenguruka tudepoza tukabura akazi. Hatubereye hato, n'ibyangombwa byo kuhaba biranze. Hatubereye hato. Baravuga ati turashaka gutema igiti ngo twagure aho kuba. Iri jambo ndaritindaho. Turashaka gutema igiti. Igiti mu buryo bw'umwuka gishushanya umuntu, kikongera gushushanya Imana, kikongera gushushanya igiti. Nimusoma Bibiliya, Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Nimureba hari umugabo wahumutse, baramubaza ngo urareba iki? Baramuga ngo ndabona abantu ariko bameze nk'ibiti.
nimureba igiti Zaburi ya mbere iravuga ngo umuntu wubaha amategeko y'Uwiteka azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ndavugana n'umuntu uri muri iri teraniro ukeneye igiti. Nimurebe umugabo witwa Yakobo avuye kwa nyirarume Labani, yagiye afite imvumba y'ibyo yari afite, ageze munsi y'igiti ku cyambu cya Yaboke ngo afata imvumba yishyira munsi y'igiti. Iki giti yashyizemo imvumba cyasobanuraga Gorigota. Byari bivuze ngo imvumba n'imitwaro yacu inyabihanga bizasigara. Ndagira ngo mvugane nawe, iyo umuntu ajya gukira Toresa Nima Ehoria, Imana imumenyesha igiti, kandi ikindi no gupfa k'umuntu biri ku giti. Kristo yabambwe agiteye umugongo. Igiti cyishe Adamu muri Edeni, Yesu yagiteye umugongo akimanikwaho. Muri iri teraniro ndavugana nawe nti ukeneye igiti. Ukeneye igiti cyo kugira ngo wubake. Ukeneye igiti. Kandi noneho hari igiti giteye gishushanya Imana. Bibiliya iravuga ngo haracyariho ibyiringiro ko n'igiti cyatemwa cyakongera kumva amazi, ngo imizi yacyo ikumva amazi, kikongera kigashibuka ngo kikagira ibibabi by'ibitontome. Iki giti cyatemwaga cyashushanyaga Kristo uzapfa akongera agashibuka, hamwe yashibutse tugaterwaho nk'ishami ry'ingurukizi. Icyo nicyo giti Yobu yavugaga. Igiti muzasome Bibiliya hari n'icyo yita igiti cy'umushita. Ni cya giti gihira mu ishyamba, ibishishwa bikagira, ariko cyo kigasigara gifite umutima utahiye neza. Bene data, hari umushimo. Ntabwo ngewe ndibuze kubabwira iby'ibiti byinshi, ariko nimurebe Bibiliya ivuga iki. Iravuga ngo ibiti byagiye inama mu ishyamba, bigisha inama imyerezi, bifata imyerayo, bifata imiberoshi, bifata imitini simbitindaho. Nimurebe igiti Yesu yakinyuzeho aravuga ngo kuko uteze ndakuvumye. Nimurebe Zakayo kugira ngo abone Yesu byamusabye ko yurira igiti. Jene kwizera uyu mwanya muri aya materaniro nguhanuriye guhura n'igiti cyawe, uhagarara uburyo butuma Kristo akubona. Imana iguhagarike ku giti cyawe. Tore Horisinima Ehoria, Imana iguhagarike ku giti cyawe, abatakubona bakurebe. Hari ibigukingirije Terisanima Edra, hari ibintu bigukingirije bituma utamenyekana, ariko Imana ikurangira igiti. Imana ikurangira igiti. Umugore witwa Mariya mushiki wa Lazaro yageze ku giti bita Narada, akuraho amavuta ayasize ku birenge bya Yesu, aramubwira ngo hose uzibukwa. Imana iguhuze n'igiti. Imana iguhuze n'igiti. Munyashuramukazi yaravuze ngo ndamuvuze none urukundo ruransabye, nimumpemburisha amatapuwa n'inzabibu. Bene data, Imana iguhuze n'igiti. Amen. Nimurebe agahinda ka Nehemiya. Nehemiya yagize agahinda. Umwami aravuga ngo uyu mubabaro mu mutima utewe n'iki? Aravuga ngo iwacu habaye amatongo. Aramubwira ngo niki wasabira imbere y'umwami? Aramubwira ngo ndagusaba uburenganzira bwo gutema ibiti mu ishyamba rya Lebanon, mu kibira cy'i Lebanon. Aramubwira ngo ndagusaba uburenganzira. Umugabo witwa Salomo acuditse nabo hakurya y'imisozi, ikintu yabasabye yarababwiye ngo ndabasaba ko muntemera ibiti by'imiberoshi kubaka urusengero rw'Uwiteka. Imana igeze imbere ya Nowa yaramubwiye ngo genda uteme igiti ubaze inkuge. Igeze imbere ya Aroni iramubwiye ngo jya ku giti cyitwa mande ugitemeho inkoni. Amen. Imana ibaha igiti. Aburahamu abamarayika bamanuka kugera iwe mu rugo ngo yari munsi y'ibiti ngo munsi y'igiti bitaga ngo ni ibizamuri, ngo ni munsi y'igiti. Sinibutse neza uburyo Bibiliya icyita. Yari ari munsi y'igiti, marayika araza aramubonekera. Amen. Imana imaze kurema Adamu na Eva ibashyira mu ngobyi ya Edeni, iravuga ngo igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntimuzakiryeho. Bene data, nta giti waba ukeneye cyubaka ahantu hari icyuho. Ndavugana nawe noneho, simvuga igiti gihagaze. Igihagaze navuga ko gishushanya ubuzima
ni Kristo Yesu. Ndavugana nawe n'igiti gitemwe, ndavugana nawe gatoya. Reba table table, ameza, reba intebe. Ndagira ngo mvugane nawe, niba zituruka mu giti, iyo kiri mu ishyamba intebe ntibiriho, ariko iyo gitemwe intebe iraboneka, uwuhagaze akicara. Hari igiti kigomba gutemwa kugira ngo ubone icyicaro cyawe. Hari igiti cyashinzwe mu murima wawe kigomba gutemwa kugira ngo umwero were. Abantu bize geography, hari ibiti birya ibindi. Noneho icyo cyorezo turagifite muri Nyungwe. Dufite ibiti birya ibindi. Hari ibiti bigenda bicika, hari n'ibiti bifata, hari n'ibiti byumva. Birahari, byumva uganiriza bikumva. Gishobora kutavuga ariko kirumva. Hari n'ibiti binywa amaraso, ukandagiramo cyagufata kigakomeza cyinjira mu mutsi. Hari n'ibindi biti mwajyaga muririmbira babyita amahwera, biba muri Amazone. Twebwe dufite utundi duti dutoya twitaga amabumba, ukakabwira ngo bumba, dore abakwe baraje. Murakibuka ko twaturirimbiraga uduti tukabumbwa. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uri muri iri teraniro, hari ibiti byagaye biri gusama imigisha yawe. Birumva n'ibibumbe, imigisha itambuke. Birumva n'ibibumbe, abana bamanuke. Birumva n'ibibumbe, wongere ubeho. Naguhanurira, haleluya. Hari byitwa imisakafu bigenda birya ibindi biti. Hari ibiti bigira uburozi, kandi ishyamba turimo birimo. Hari umugabo tumwita Afrika, yajyaga akunda kuririmba, ishyamba ribi ugezemo rye gutuma ugamburura. Ibaze hoya bikuvutse umugisha nka Yesawu. Afrika yajyaga akunda ishyamba ribugezemo. Ishyamba, iyo Bibiri ivuga ishyamba irigereranya n'injanyanja. Ishyamba ryitwa ibigeragezo, rikitwa urupfu, ikongera kuryita ishyamba, iryita nanone ubuzima. Hari ishyamba umuntu abamo, abantu benshi bakagereranwa n'ishyamba. Umunyashuramukazi yagereranyije Kristo n'ibiti by'imyerezi y'i Lebanoni. Muri iri teraniro dukeneye igiti mwami. Hari inzu itakubakwa, hari ibiti bigihagaze. Hari n'ibiti bigomba gutemwa kugira ngo bijye kubaka. Iki giti cyashoreye imizi aho kiri, turagitemye mu buhanuzi. Igiti cyashoye imizi kandi gikenewe mu rugo, kirangije cyera ku gasozi. Turagitemye kugira ngo kijye kubaka aho ko kigomba kubaka. Hari ibikwa dushaka, hari ibiti bikorwamo ibikwa tukabihagararaho twubaka. Mwebwe ntabwo mubizi ko hari amaboko agufasha kubaka, ntazishimire kutaha inzu. Ayo ni ibikwa. Ibyo nabyo turabihamagaye. Akubera umuranga, nyuma akazavuga amakuru yawe mabi. Iyo yavuga mbere se ni igikwa, kuko finisage iyo iri gukorwa inzu bayitaha ibikwa bitagihari. Ihanganira ibiti byagukuweho kugira ngo ubwiza bwawe bugaragare. Abana b'abahanuzi babwira Elisa, baramwita aho tuba ni hatoya, none kandi aho twabonye igiti. Ibyakorekewe y'ejo turabizi. Ni wowe ufite ijambo kuri Yorodani, duhe n'uruhushya. Muri iri teraniro mvuganye na Kristo Yesu, aho tuba ni hato. Aba bakobwa bashaka kubaka, none mu ngo hari kuva y'ababembe n'abariyo barabemze. Divorce ziri kubembesha abantu. None aba bakobwa bagize ubwoba, aba basore bagize ubwoba. Iri duka si ubwa mbere iyi nzu ihombeje abantu. Turasaba ko tutagenda twenyine mwami, turasaba kugendana na databuja. Iyi nzira Yesu yaravuze ngo iraruhije mwitange. Turasaba kugendana na Kristo. Amen. Iyo muza kuba muri hamwe, iyo tuza kuba turi mu iteraniro, nari kurambura ikiganza nkakubwira ntimera mugenzi wawe ikiganza, umubwire ngo Uwiteka kurangira ishyamba ukwiriye gutemamo igiti. Mani kurangira ishyamba ugomba gutemamo igiti. Bene data bakundwa, Imana ikurangira igiti nyacyo. Hari ibiti ushaka gutera. Bwa mbere igiti gihisha izuba.
Imana iguha igiti igusakarire, ikurinde amapfa. Icya kabiri, ibiti icyo bimaze muri geography, burya abantu benshi bazi ngo ibiti bikurura imvura. Oya, bitanga amerekezo y'umuyaga. Umuyaga uzana imvura, ibiti bikawuha amerekezo. Amen. Ibiti bitanga amerekezo y'umuyaga. Hari umuyaga uri guhuha iwawe, Imana ihashyira igiti kiwuha icyerekezo mu izina rya Yesu. Ariko ndavuga iki bakundwa bene data? Ndavuga iki? Imana yaravuze ngo ninjye murima. Yesu yarabivuze aravuga ngo Imana ni nyir'umurima, nange ndi igiti, namwe muri amashami. Aravuga ngo nta shami rishobora kwera ritagumye ku giti. Imana ibaha igiti rero. Yaravuze ngo nta shami rishobora kwera ritagumye ku giti. Ntago bikunda. Imana igucomeke ku giti. Amen. Imana igucomeke ku giti. Imana igucomeke ku giti. Munyashuramukazi yaravuze ngo ndi nka karungu mu mahwa. Nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bandi. Imana irabizi, izi biti bituniga, imifatangwe tubana nayo. Umuntu aratera intambwe agakururwa, waba wambaye warimbye ugakururwa, mu iterambere ugakururwa, wajya gusenga ikirere kikanga ugakururwa. Iyo ni imifatangwe, ni ishyamba wahingukiyemo. Imana ikwanganye, yanganya amahage. Lelesi enihori ya narisinima benima disa edra beninga nima hori. Imana yanganya amahage ku rubyaro rwawe rurara rurota nabi, yanganya amahage. Imifatangwe yadufatiye urubyaro irekure. Imifatangwe yafashe iterambere zawe irekure. Tolesa enihoriya mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibiti by'amoko menshi, hari ibimera ku nyanja, hari ibimera ku rutare, hari ibimera mu gishanga, hari ibimera ku gasozi, hari ibiti bimera. Bene data, ibiti bigira amakakama. Eliya yigeze yatekereza ngo wajya kwiryamira munsi y'igiti. Narangiza nkipfira. Niki cyatumye umugabo witwa Natanayeli Yesu amubwira ngo n'igihe wari munsi y'igiti nakurebye ndakubona. Imana iguha igiti kandi ntugiteme wenyine. Wijya kwaka credit wenyine, jyana na Kristo. Wijya mu rugo wenyine, jyana na Kristo. Ndavugana nawe ngo aho hose ushaka kujya gushakira igiti hari ibibembe. Muri Amerika habaye ibibembe. Wigenda usize databusha. Mu rugo haba ibibembe. Mu rugo niho hantu hambere Imana iguhera umugisha ukishima. Ni naho hantu hambere Satani aguterera ukarira kuruta ikindi gihe. Imana iguha igiti ujyane na shobuja. Kubuzaho igiti kiri, urabizi ko ushaka umugabo, ariko icyo ni kimwe, ariko wigenda wenyine. Yesu yarabivuze aravuga ngo ntimuri mwenyine, turi kumwe. Wigenda wenyine. Bibiliya ivuga iki rero? Umwana atira intorezo muri iki cyanditswe ishushanya gutunganwa. Arabitira. Niki gisobanuro cyo gutira intorezo? Biravuze ngo agakiza sa kacu kazasubira iwabo. Atira intorezo yo kujya gutema igiti. Arayitira intorezo, agakiza sa kacu. Arayitira. Arangije aramanuka ajya kuri Yorodani. Agezeyo igiti arakibona, atema igiti. Intore zirakuka, niko ijambo ryatubwiye. Kuri iyi ntorezo simpavugaho cyane, ntabwo mbabwira ko igiye gukuka ibanza kujegajega. Ubu muri iri teraniro hari abantu bari kumva intorezo iri mu muhini, abari ku ruhande barabona ikwikiye, ariko urabizi ko iri kujega. Wowe ubwawe ku giti cyawe, wowe uyikoresha irabanza ikajega. Kandi ikintu gitangaje, intore zijega iyo iri mu muhini ujya kuyashisha igahindukira. Irahindukira, sinzi ikintu ndi kubabwira, ntabwo nzi icyo ujya kumubwira agahindukira. Gutera umugongo intore zirajega ku buryo abantu bakureba bagira ngo irakwikiye, ariko wajya kuyitemesha igiti ngo wubake igahindukira.
abantu intorezo yarabajegeranye, ubuzima buranze, wumva ngo umuntu aba muri Amerika ngo baragiye, ariko intorezo zirajega, ni ukumubona muri Yishe, ukamubona muri Superi, ni ukumureba, ariko intorezo yarajeze, ni ukumureba asohoka mu nzu, intore zirajega, ni amakuru banga. Imana ishimwe ko urubanza rwacu rucira mu muhezo, abantu ntibazi ibyo ari byo, ariko intore zirajega, bigera ku rwego umwana atayikwikira, arongera aratema kuko yumvaga akeneye igiti. Bene data, hari igihe uhatiriza kugira ngo wubake, watiriza ngo ukore, watiriza ngo ubeho, watiriza ngo ubyare, watiriza ngo banyurwe, bikanga, bikarangira intorezo ikutse. Nawe uramufasha gucinya inyuma, urihanganye, urasigasiye ngo urebe ko bwacya kabiri. Hamenya teremusi uramubabariye, hata nijoro urababariye, yewe ufasha amatelefone urihanganye, ukihangana biceka kugera ubwo intorezo ikuka. Hamwe n'amani yarahagaze ejo rero, hamwe yakiriye ibibembe kuri ya Yorodani, kandi dore ngo irongeye imize intorezo, dore ngo irongeye imize intorezo. Umwana avuza induru, arambwira ati databuja, wakoze kuza ukabana natwe, ariko reba mu biganza byanjye nsigaranye umuhini gusa. Ese mama, urumva usigaranye iki? Urugo ruracyabaho wowe? Wowe urugo ruracyahari cyangwa usigaranye ni umuhini, intorezo yaragiye? Wowe uracyacisha umwuka mu bana cyangwa ni umuhini, intorezo yaragiye? Wowe se uracyakora cyangwa ni umuhini, usigaranye seta ariko intorezo yaragiye? Ariko uzi kubaho ufite diporome n'ukuntu kwiga bivuna, ugashakisha akazi ukakabura, kibaza imyaka wamaze wiga ukayimara uri kudepoza, naho ugeze bakakubwira ngo turashaka uburambe, kandi mu ishuri ntibabwiga. Ni umuhini. Hari igihe umuntu aba ari kuganira n'abandi, ukumva umuntu ari kukubwira aho yanyuze, umuntu akavuga inzira zo mu bihugu byinshi, wamureba ukabona n'icyo ari kuvugiramo ibindi bihugu nta kigiramo gakondo. Uwo ni umuhini pe. Hatubwira uti njyewe nabaye Mwanza, nabaye Zanzibar, njyewe nabaye Ethiopia, naragenze nageze Mogadishu, ugasanga umuntu ari kubivuga, wareba hari kubivugira ugasanga nta gakondo hagira, inzara haramo nta matera agira. Uyu ni umuhini. Abantu bafite amateka y'aho banyuze ariko ntibafite amateka y'icyo bahakuye. Ni umuhini. Gasanga umuntu ari kuguha histoire, amastori yo muri segonderi, akakubwira ngo tuba hehe, akagera akakubwira muri university, akakubwira abo biganya, akakubwira aho baba, ugasanga umuntu yirirwa yirata umuhini ngo runaka ngo buriya ntumureba ntindamubona. Uti minister ntuza ntumuzi, uti ndamuzi, uti buriya ni mwene wacu. Uwo ni umuhini. Ni umuhini. Kwirirwa uvuga abantu batakuvuga, uwo ni umuhini. Abantu basigaranye imihini, intorezo zarakutse. Bene data we, ndagira ngo mu magambo make hanurira ubuzima bwawe, wongere uhamagare databuja, mubwira uti databuja, ongera ugendane nanjye. Iyi Yorodani ntabwo uyiriho wenyine, iyi Yorodani iriho abana b'abahanuzi benshi. Ntabwo ari uko ari abana babyarwa n'abahanuzi, oya, Bibiri tugira abahanuzi bakuru n'abahanuzi batoya. Ibivuga ikurikije abanditse. Abatoya ibakompara igereranyije n'ibitabo banditse uko bingana. Hari abahanuzi banditse, hari n'abahanuye ibitaranditswe. Nimureba aba bahanuzi bari abahanuzi bahanura, kuko babwiye Elisa, baramubwira ngo dore data shobuja Eliya agiye kugukurwaho. Arababwira ngo ndabizi ariko ni muceceke. Barerekwaga ariko ntibari bafite imbaraga zijya gukiza ibibembe n'amani. Ntago bari bafite imbaraga zijyana kuri Yorodani. Muri iri teraniro bashumba, bakozi b'Imana, aho muri reka mwemere ko muri abahanuzi batoya.
hari icyo mutakihindurira, hari situation y'ubuzima bwanyu mutahindura. muri abahanuzi batoya, udukuriye ni Kristo Yesu. niba dukuriye kugera ikirenge muce, najyane nawe muri situation, namanukane nawe mu rugo, narebe muri stoke yawe. Yesu yemere kubana natwe. Soza kugira ngo dusenge. Umwana w'umuhanuzi yaratatse, ariko ntiyavuye aho intore ziguye. Yaratatse agumaho intorezo yariri. Aramuga ngo databuja, intorezo iguye aha. Nihe wahombeye? Intorezo ishushanya Kristo, kuko niwe gutungana rwose. Nababwiye ngo ishushanya gutunganwa, ariko kandi ikongera gushushanya Kristo uzutse. Icyo bita kureremba ntabwo byari bisanzwe bibaho, ariko reka mbabwire utu tuntu dutatu gusa mu nkurikire gatoya. Elisa baramubwiye ngo intorezo iguye hano. Umwana afite umuhini mu ntoki, kuri Yorodani hari abandi bafite intorezo, hari n'ibindi biti. Yagombaga gutema cya giti kikagwa mu mazi kikazana intorezo, kuko icyo akeneye ni igiti. Ni mu nyumve, Bibiliya iravuga ngo yafashe indi ntorezo atema ikindi giti. Ntabwo yatemye icyo umwana yari ari gutema. Ese muremera muri iri teraniro kubwira Imana ngo yongere iteme ikindi giti, kugira ngo icyo dushaka kugeraho tukibone? Jambo riravuga ngo itanga ingabo nyinshi. Muri iri teraniro hari ibiti dushaka ko bitemwa kugira ngo intore zigaruke. Uyu mukeba atemwe, uyu murozi atemwe, aba badayimoni batemwe, ubu bugumba butemwe. Bibiliya iravuga ngo yatemye ikindi giti agitera mu mazi. Biravuze ngo iki giti atemye umumaro wacyo ni umwe gusa, no kugira ngo intore zirerembe. Igiti cyari gikenewe kibone uko gitemwa. Hari ibiti Kristo agomba kugukuraho, hari inshuti Kristo atagomba kukurekera. Hari ibiti twazuye ko bitemwa uyu mugoroba. Igiti kizimya umwuka w'Imana muri wowe gitemwe. Igiti kigutwara mu nzira y'ibyaha gitemwe. Igiti gikora ku ndiba y'umubabaro kidafite ibyishimo byawe gitemwe. Imana igutandukanye n'ibiganza biguhombya buri gihe. Imana igutandukanye n'inshuti zikunyunyuza zidafite umumaro mu mubiri n'ubugingo. Imana iteme ibi biti. Nakunze aha hantu. Ntabwo yigeze afata umuhini ngo awujugunye. Ntabwo yigeze ajugunya umuhini. Iyi pameti yawe ntabwo yayitesheje agaciro. Oya, ntabwo yajugunye umuhini. Ntabwo iyi diploma yayijugunye, ntabwo yayijugunye. Yayirekeye umwana agumana umuhini, kuko intore ziragaruka yongera kwikire. Yatemye ikindi giti. Ndavugana nawe ku giti cya mbere kinaniwe gutemwa. Imana igutemera ikindi giti. Muri iri teraniro Imana igutemera ikindi giti. Atema ikindi giti agitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Eno nima ehori ya donas peli nima edai ezo ni horima endisatra. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Ndabivuga mu ijwi rituje, ubikore cyane, ukora iyo geste cyane. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Yatware nk'umuntu uteruye impinja, yafate nk'umuntu uri kuretira, yafate nk'uri kugarurira umukiriya, yafate nk'uri kwambikwa impeta. Lele sinima edra, yafate nk'ukikiye, yafate nk'uhawe urugore, yakire. Yarambure nk'uri indege, yarambure nk'ufata document isha. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Tolesa nima edra penimandia ehoria. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Ijambo rirambwira ngo rambura ukuboko. Arayisingira. Muri iri teraniro ndahanurira ibiganza byawe gusingira. Kandi umuntu wasingirijwe n'Uwiteka abantu bamenya ko hari icyo afite. Umuntu wahawe n'Imana abantu bamenya ko hari icyo yabonye. Imana iguhe gusingira. Pawulo yarabivuze aravuga ngo ndimo nasiganwa, ariko ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye.
Imana iguhe gusingira. Umaze iminsi ubuzima bwararohamye, uri mu ishusho y'ibitaboneka, umaze iminsi bwarasaye, umaze iminsi amarira yaraburengeye, umaze iminsi amateka yaragutwikiriye, ariko dore intore zirarerembye. Singira, singira, singira. Umaze iminsi mu mibereho itaboneka, ongera usingire, ongera wakira ibyishimo byawe, ongera usubirane imikorere, ongera usubirane icyubahiro. Singira intorezo yawe. Kristo arayihaye kureremba. Byari bisobanuye iki? Byari bivuze ngo uwapfuye azava mu rupfu asubizwa abazima. Imana igusubize mu buryo bubiri, iguhereza intorezo yawe mu buryo bw'umubiri, ariko na Kristo uvuye mu bazutse umuhabwe kugira ngo ubone imibereho mishya. Aho kuba Bibiliya ivuga niki? Ngo dore aho kuba hatubereye hatoya, ubuturo bwacu ni muri Kristo Yesu. Ubuturo bwacu ni muri Kristo. Imana yongere gushakira ubuturo, Imana yongere guhaho kuba, ariko kandi no mu buryo bw'umubiri. Ndaguhanuriye ngo rega inyegamo zawe, rega inyegamo zawe, agura ikibanza cyawe, agura imikorere yawe, atura ku rubyaro, atura kuri school fees, atura mu izina rya Yesu ku burwayi, atura ku magambo bakuvuze, atura aho washatse, atura kuri fiance. Subirana intorezo yawe. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nshukirize hano akanya gatoya, hanyuma bene data, niba wumva hari intorezo yawe Imana isubije mu biganza byawe, niba wumva hari icyo wari waratakaje Imana yongeye kugusubiza, ndagira ngo ufatikanye nanjye. Hanurira ubuzima bwawe, ububwire ngo uyu munsi ugiye gutanga. Buhanurira ububwire ngo uyu munsi ugiye kugaburira abandi. Buhanurira ububwire ngo ntuzongera gusaba, ugiye kujya usabwa. Mu izina rya Yesu Kristo buhanurire ububwire ngo uyu munsi ubaye umutware. Bubwire uti uyu munsi ushyizwe hejuru. Ndagira ngo uvugane n'ubuzima bwawe, ububwire ngo kubwo gukorana na Kristo ibiganza byawe bigiye gutanga, bigiye gutanga. Wowe wumva hari icyo wari warabuze, hari igiti kiguhagaze imbere, uyu mwanya usubijwe intorezo, tugiye kugitema twubakaho kuba. Iyi ndwara nitemwe mu buzima bwawe, aya mashereka naze mu buzima bwawe, uyu mwana naze. Ndahanurira ubuzima bwawe. Eloresini mahoria pendosa ni maedrai. Ndatema inzozi mbi, ndazikura mu mibereho yawe. Ndatema imanza z'akarengane, reresini maedrai, kugira ngo zitererwe mu mazi. Intore zirerembe. Iri tongo nirerembe urigarukane, iri tongo nirerembe urigarukane. Iyi diplome iriho impaka ndaziciye mu izina rya Yesu. Ubu buzima bubaho nko gusaba uruhushya ababisha bawe, ndabuciye mu mbaraga z'Imana. Hanurira ubuzima bwawe wature mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi niba ufite ishimwe, ukaba ufite uburyo wakwatura no mu buryo bw'ibikorwa, mbere yuko dusengera ibyifuzo, mbere yuko dusengera ibyifuzo, reka tubanze tugaburire abashonje turi kumwe nabo muri iri teraniro.